be ndagukunda Junior wambaye neza exactly nk'isanzwe Shasheri ni ukuri nk'ubwije ukuri ewana kuva cyagiye twava muri Uganda man urukundo rwikubye kabiri shamba ewana kabisa nenda gukunda uko bukeye uko bwije niyo mpamvu nshaka tuza ahantu hari safe nkaha turi twenyine nyine ibintu nk'ibyo ngibyo Bubite umeze neza Sava wow she is my best Junior baby what Junior ni uriano wa Junior nakubwiraga baby ni Junior waninda no kuriya kuki mwaba muvugana nako Yogala mezi what Junior we kuki uri hano please kuki uri hano kuki wabinkora please Sandra please calm down ntabwo gukora ya baby ntabwo wabinkora sinumva ukuntu wabiziranye na Junior ntabwo Junior urankunda Junior nanjye uko ko unkize mu bapfu unkize mu bapfu unyanduje sida yawe tumya famille inyanga niwe nase ninjye wayihaye rwose njye watabikoze nanjye barayihaye no watumye ubuse kuko tuzabi mana gute watumye abakobwa what the fuck kuki iramenyanye n'iriya mbesire y'umuhungu ntabwo resika okay please Sandra please Sandra please reka mbwire Sandra Yes, tubahaye ikaze abakurikiye Legacy TV, Legacy on top nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndi kumwe n'abakobwa batangaje. N'abakobwa babiri nabonye muri video bifatiye umusore ku gakanu bashaka kumuheza umwuka. Ngiye kubabaza rero icyo bamubazaga, icyo bamuhoraga, tunaganire tumenye ubuzima bwabo. Yakubabona nago biba byoroshye ariko mbahaye ikaze kuri Legacy TV. murakoze cyane Hanyuma amazina yanyu reka mpere kuri uyu banza witwa nde? nitwa Noella nitwa Brigitte Noella na Brigitte mperutse kubabona mwafashe umuhungu w'abandi mumumereye nabi byari byagenze gute? ubusanzwe nyine nge na Brigitte turi inshuti yanjye uriya mutipe rero twari tumufashe yarahemutse nge twari twararyamanye antera sida antera n'inda hanyuma ntabwo twari tubizi neza ko ari ingwe inshuti ya Brigitte nyirizina Hanyuma mwarakundanaga n'uriya musore yego kandi na Brigitte muri inshuti? yego twarakundanaga Hanyuma Brigitte se yabibwiwe n'iki kugira mu mufate byagenze gute? nyine urabibona ukuntu byari bimeze natwe byaradutunguye kuko urumva nge byabaye mbere ariko Brigitte amuzi ku izina atazi ngo ninde ataramubona ku isura aza kwisanga rero akundanye nawe nanjye mbasangana kuriya Hanyuma Brigitte niwe basanganye n'uriya muhungu uriya muhungu yakundanaga na hari izina ni na Noella hanyuma wowe mwamenyanye gute n'uriya muhungu? ubusanzwe uriya mutipe yari inshuti yanjye dukundana kuko twari twariganye dukundana bisanzwe nari nzi ko Noella afite sheri ariko ntago nari nzi ko ari duhuje sheri mbega niko nabivuga gusa twarakundanaga njye nari nzi ko nyine nkunda ibintu biri aho gusa ni kwa kundi buri inshuti n'umuntu ariko ukaba utaramwereka sheri wawe ibintu nk'ibyo. Hanyuma ukimenya ko ukibibona kuriya ubona Noella ahageze wabyakiriye ute? exactly byarambabaje cyane nyine numva ndababaye pe ndavuga basi yaba yaramuzi naramweretse ntabwo byari kuba byarageze hariya hose. Hanyuma we nta kibazo yaguteje se ko Noella yamuteje ibibazo byinshi birimo inda n'ibindi? urabyumva
kuba inshuti yanjye nta kundi yari boyfriend. Kuba yari boyfriend twari twararyamanye, njye ntabwo nari nakavuze ngo wenda naranzuye mvuga ngo iyo sida ndayifite n'iki, ariko urumva ko amahirwe menshi nshobora kuba naranduye. Hanyuma aho ngaho rero ise mbona ikibazo, abakobwa n'abahungu iyo umwe ari boyfriend undi ari girlfriend bivuze ko bagomba kuba yita baryamana? No, ntabwo ariko bimeze, ariko turi mu isi twambaye umubiri. Njye naramukundaga n'umutima wanjye wose, ntabwo nari nzi ibyampisha cyangwa se ku ruhande rwiwe. Twarahuye tukirana ibihe byiza, niko kuba, ariko ntabwo ari itegeko ko niba ukundana n'umuntu mushobora kuryamana. Oya, biterwa nyine n'ukuntu mumeranye. Hanyuma urebye muri iyi minsi ubona bimeze bite? Umuntu ashobora kugira boyfriend bakamara umwaka batararyamana? Mana nyagasane, ntabwo byoroshye. Abahungu bo muri Kigali no kwezi ntabwo nzi ko kwashira. Njye ntekereza ko ari ibintu bishobora kubaho bitewe n'intego ya buri wese cyangwa se iya bose hamwe muri rusange. Hari aho ujya ubibona se byabaye ko bamarana nk'umwaka batararyamana? Ntabwo byoroshye guhita nkubwira ko ibyo bintu mbizi neza, kuko urumva niyo naba mbizi twaba ari ukubibwirwa, ntabwo naba mfite gihamya cy'uko koko ibyo bintu byabaye, ariko kubyumvaho ntabwo ari rimwe nta nubwo ari kabiri. Nzi neza ko abo bantu njye babimbwiye ko byabayeho uwo mwaka bawumaze bitaraba, ariko nanone sinabihamya 100%. Hanyuma mugenzi wawe avuze ko abahungu b'i Kigali bari bo batoroshye. Ni abahungu batoroshye cyangwa abakobwa batoroshye? Ntekereza ko ari bose muri rusange. Bose nta n'umwe woroshye. Hanyuma ni iki ushingiraho uvuga ko abasore b'i Kigali n'abakobwa b'i Kigali batoroshye? Muri rusange nyine bose, haba kuri side y'umukobwa cyangwa se wenda y'umuhungu, niyo sosiyete turimo cyangwa se nibwo buzima bwabo bubaho umunsi ku munsi. Nyine wisanga ari uko ugakura ugasanga nuko bigenda haba kuri ubuhe buzima se? N'ubuzima bumeze bute? N'ubuzima bw'agatwiko. Yego. Sinzi ukuntu nabisobanura, ariko ntekereza ko nyine abantu benshi bashobora kwita babyumva. Ni life yo kuba twakoroshya ubuzima, ariko mbivuge relax ya buri munsi kuba ku rubyiruko cyane cyane. Nk'ukuntu ari kubivuga, abantu babaye nk'aho boroshya ubuzima cyane, barisanzuranaho yego, ariko niba baramenye ko wenda ari nta myaka 100 ntabwo mbizi ku buryo wenda bakora iby'iki, ariko nanjye mbona ariko bimeze muri iyi minsi. Sinakubeshya ngo byaturutse habitangirira habigira I'm not sure, ariko icyo nzi cyo nuko abenshi bakunze kubikora rwose. Hanyuma turebeye ku buzima busanzwe bwanyu, mwebwe muri mu yihe kategori, y'aboroshya ubuzima y'ababukomeza? Aka kanya kuba nasobanura ndakeka atari ibintu byakoroha, kuko buri wese nyine afite uko abaho, afite uko atwara ubuzima bwe. Nge rero kuri side yanjye ntago navuga ko ubuzima nabworoheje burundu cyangwa se nabukomeje. Ingeri zose iyo bibaye ngombwa nyine nanjye ndabworoshya, ariko nanone bidakwiyeho ko nakirengagiza ubundi wenyine ubuzima nkabugira private kuri njye. Nk'uko nshuti wanjye abivuze, ntago wafata ubuzima ngo ubworoshye nkaho utabufite. Exactly, uba ugomba no kubusigasira, ukamenya uwo uri we, ukamenya icyo ushaka n'icyo ugomba kugeraho. So kuri njyewe biterwa n'igihe ndimo. Iyo ari ngombwa ko noroshya ubuzima nkisanzura nkenjoyinga ndabikora, ariko niba bigeze mu gihe cyo kuba serious ngakora ibyo ngomba gukora kugira ngo mbone umusaruro w'ibyo nihaye, mba ngomba kuba serious. Hanyuma nk'ubuzima buryoshye n'ubuzima bumeze gute? Ubuzima buryoshye nawe urabyumva, kuba wasohokana n'abashuti bawe, kuba mwajyana ahantu mugatembera, ibintu nk'ibyo nyine. Nanjye ntekereza ko ari ibintu nk'ibyo, guhora nyine watembereye, ejo twajya muri anniversary, ejo hahiye kuri blood shower, ejo hahiye kuri iki, life ari ukwihora. Ubuzima buryoshye. Hanyuma rero muri iyi myaka mugezemo, ni imyaka bitoroshye ku bakobwa no ku basore, ariko hanyuma hari ingamba mufite, murateganya iki kugira ngo ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza butangire? Ko twagiye tubona abana benshi bafite imyaka nk'iyanyu bahuriramo n'ibibazo. Mwe muteganya gute mu myaka yanyu, muyimanaginga gute? Kuri njye icyo ntekereza ni uko buri wese
ni umurinzi w'ubuzima bwe. Biri mu nshingano zawe kubisigasira, biri mu nshingano zawe kumenya uwo uri we uko ubutwara. Ubwo rero icyo ntekereza cyangwa se icyo navuga kuri iyo ngingo yo kuba mfite uko ntwara ubuzima bwanjye, ndabizikara nibyo, iyo myaka mba mbibona ko igeze, ndabyumva ndetse n'abandi bantu bankikije nzi neza ko ibyo bintu babibona, ariko ngerageza kuba nabana nabyo kandi bitangije uwo ndi we. hanyuma wowe ukora iki mu buzima bwanjye busanzwe? Icya mbere ndasenga, kuko umuntu agambira ibintu ariko bikamunanira nk'umuntu. Ikindi nkumva inama z'abantu bakuru bangira, cyane ko mwanabibonye dufite ahantu dukinira kwa Mumanike, yitwa Mumanike muri Stimede, abenshi muramuzi. Ni umubyeyi mwiza cyane rwose, ajya afata umwanya akatuganiriza, akaduhugura ibintu byose. Ni ukuri nawe ari mu bantu bamfasha kuba nashobora kumanaginga life yanjye neza. hanyuma uravuze ngo muranakina, bishaka ko ya video nabonye ari filime mwari gukina? Yego, yari imyitozo twari turimo. Ntabwo byari ukuri, yari imyitozo? Yari imyitozo. Hanyuma iyo mugiye muri iriya myitozo rero bibamarira iki? Icya mbere navuga bitumarira nyine tuba turi kwiga. Niba dukunze ibintu nyine icya mbere dukuramo turabyiga, ubwo ni ubumenyi turabuhakura. Ikindi cya kabiri twahungukiye inshuti n'abavandimwe, muri make abantu bose twahasanze, urumva twagiye turi abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye. Mushiki wanjye arabivuze, inama tuhakura, abantu baho bahari bakuru tubafata nk'ababyeyi kuri twe. Ashaka kuguha inama nyine ukayifata kuko ari inama kubera ko iturutse ku muntu mukuru, urumva twahakuye umenye. Hanyuma muhamara amasaha angahe iyo mwaje kwitoza? Kwa Mumanike rero iyo twagiyeyo dukora ku cyumweru, dutangira saa 8 tugasoza saa 12. Urumva ayo masaha ni menshi. Hari urundi rubyiruko ruba wenda rw'abasore cyangwa rw'inkumi rwagiye mu bindi bikorwa bibi, mwebwe ayo masaha muyafata muri kwitoza, muri kwiga. Urwo rubyiruko mwarubwira iki rufata igihe rukakijyana mu mico yindi itari myiza? Icyo twabibutsa cyangwa se twababwira nyine ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza, dufite ibintu byinshi byo gukora byakabaye bisimbura ibyo bibi baba barimo. Rero bishobotse cyangwa se inama nyirizina twababwira ni ukumenya kurinda ubuzima bwabo, aho gufata icyo gihe kinini bakoresha cyangwa se bari mu bibi, bagashaka ibindi bintu byiza byabashimisha, byatuma bari kumwe na famiye cyangwa se abandi bantu nyine bakora ibintu bizima. Hanyuma mu gusoza, uba wumva nk'umukobwa akwiye kugira umukunzi afite imyaka ingahe? Nta gihe nageneraho cyangwa imyaka mvuga nageneraho, gusa igihe cyose mubone akumva nawe aramukunze, akumva nta kintu bimutwaye, ntabwo bimubangamiye, ndumva yamukunda. Nyuma se bora mufite? Ntabwo byari byaza neza. Oya, ntawe, kubera ko ndacyari mu bintu byo kwiga. Hanyuma ubwo nanjye narigiye kuvuga ninjye ndumva nanjye yakamugize yavuye mu ibyo byo kwiga, kurumva ko kibirimo nawe ufite. Hanyuma nawe wumva yakagize umukunzi afite imyaka ingahe? Njyewe rero icyo ntekereza ko guhera ku myaka 18 kuzamura yakabaye amufite. 18 yakakwiye kuba afite umukunzi? Yego, niko mbitekereza. Gusa ntiyazisanga yarambiwe, kandi asigaye bashaka bafite 28 30 bwazageramo ataramurambiwe. Oya, niba se kuri 21 ubundi leta twemerera kuba abantu bashinga urugo bakabana, urumva 18 yagize akamugira imyaka ingahe bagakundana nenda 21 nabyo byashoboka. Ariko yumva nyine agifite icyo gihe cyo kuvuga ngo wenda azashinga urugo bigeze kuri 25, ntekereza ko bereye ku 18 nyine byarambirana. Byaba byiza agiye abigira nk'intego agereranyije n'igihe afite cyo kuba yashinga urugo. Ko muri kwiga gukina filime, hari filime nimwe mwari mwakina ngo isohoke? Yego. Mwabonye bimeze gute gukina filime igasohoka, ubutumwa watanze bukumvikana, mwabyakire gute? Byabaye ibintu bishimishije kuri twe. Ni ibintu binejeje cyane kuba wavuga ikintu kikagira umuntu cyubaka, nawe biguha courage yo gutekereza ikindi gikurikiye kugira ngo uzabashe kugira abandi wafasha guhinduka. Twagiye twumva abana b'abakobwa batwara inda bakiri batoya batarageza imyaka 18. Akenshi umuntu abiterwa n'iki? Akenshi hari igihe bahura ibishuko biri hano hanze ni byinshi. Ikindi hari igihe nabo ubwabo
bagendera mu bigare nyine bitari byiza bishobora kuba byatuma bahura n'icyo kibazo cyo kuba batwara inda kandi bakiri batoya. ubona hari uruhare ababyeyi babigiramo ko abana b'abakobwa batwara inda bakiri mu myaka n'itubwire birashoboka cyane kuko akenshi hanyuma ubona ababyeyi hari uruhare babigiramo kugira abakobwa batwara inda bakiri bato? yego hari abo bibaho kuko ndatekereza niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana w'umukobwa agataha saa sita agataha yasinze cyangwa ubona atashye bwije atameze neza yasinze ubona ko ntago biba ari sawa iyo utamugiriye inama ngo umukabukire nk'umubyeyi umushyireho igitsuru ukamureka mubwira ati mwana wanjye oya nyine ntumubuze ukamureka of course umuhaye umurindi nk'umubyeyi arakomeza agakora ibyo ashaka kubera ko ugize gute ntago umwitayeho ariko iyo umwana azayakoze icyo kintu ukamubwira ati please no iki si cyo ukamugira inama ukagira ibyo umukanira ukagira n'ibyo umubuza ndakeka biramufasha agera akavuga ati koko mama ntaganyanga iki n'iki akavuga ati ibi bintu ngomba kubireka koko. bagira igitekerezo bagitanga usibyo umukobwa atwaye inda akabyarana n'umusitari akabana muramuzi yego turamuzi hanyuma hari umukobwa umaze iminsi avugwa muri social media wabyaranye n'umusitari kandi hari umukobwa wabyaranye n'umusitari babyarana umusitari amushukishije ko azamujyana muri filime niko nabyumvise hanyuma ibyo bintu mwe mwarabyumvise? Harabyumvishe. Mwabivugaho iki? Ikintu twabivugaho kuba ufite intumbero yo kuba wagera ku kintu ni byiza cyane ariko banza umenye ngo ese ibintu byanjye ndabikora gute niba ugomba kugira ahantu kubera ko wakoze ikintu kidakwiriye nanone ntago aba ari sawa nka za ndangagaciro z'umuntu agomba kuba afite ufite intumbero nibyo ariko menya ngo biraca mu buhe buryo kugira ngo ngere ahantu nifuza kugera bikaba bitanteza n'ibikibazo. hanyuma ibyo reka tubyoroshye noneho tworoshye ubuzima ko mwambwiye ko mworoshye ubuzima hanyuma nk'umunsi wawe Noella utangira ryari? umunsi utangira kuva mu gitondo saa 12. ubyuka saa 12? Yego. iyo ubyutse ni iki kintu cya mbere ukora? mbanza gufata telefone nkareba niba nta muntu wanyandikiye message nkafungura data nabwo nkareba niba nta wanyandikiye kuri WhatsApp. Taranibros cyane ntaranikura yishuka ngo mbyuke byanyabyo. hanyuma iyo umaze gusoma message ukora ikiranzo ukayisubiza? hari igihe mbanza nkayisubiza hari igihe atari ibintu byihutirwa cyane mbanza nkarambika telefone nkacenga then nkayisubiza nyuma. hanyuma umunsi urangira ryari? umunsi ntago ugira igihe gihoraho urangirira ariko akenshi cyangwa se intego mba mfite yuko umunsi ugomba kurangira ni saa 9 z'umugoroba. ndavuga igihe wegerera mu buriri? biterwa n'akazi nagize uwo munsi gusa icyo nzi cyo nuko ntashobora kugera saa 5 ntaragera mu buriri. hanyuma ngeze kuri nde Brigitte ukunda iki mu buzima? mu buzima bwanjye busanzwe nkunda gusenga penda bikunda iyo ndi mu rusengero nkaririmba mba numva mbaye free nkumva ndabohotse. usengera he? nsengera muri Jehova Rafa Karuruma. hanyuma n'urusengero rushyashya ariko? ntago ari rushyashya kuko ndakeka urusengero rushobora kuba rumaze nk'imyaka 10 ntago twavuga ko ari rushyashya cyane. hanyuma wanga iki? ikintu nanga umuntu mbeshyera. kubeshyera ko wakoze ikintu utagikoze cyane. iyo bikubayeho uba wumva umeze ute? iyo bimbayeho nyine birambabaza nkavuga se koko wamugana inshuti ni Yesu gusa nyine nkumva binteye kwibaza cyane ariko yankahita ntekereza ko muri iyi si turi abantu turananirwa bishobora kuba ari n'ishuri nyine Imana yamaye ngo ncemo so nkihangana nyine nkatoza. hanyuma ndabashimiye muri abakobwa beza courage ubwo wenda tuzongera tuganire mutubwire byinshi ku byo murimo mwasezerano kuri Legacy mukaga ati see you. We love you so much.